Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko mu mavuriro atandukanye mu Rwanda hagaragaye indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Mu itangazo yanyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter, Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko ibimenyetso by'iyo ndwara ari umuriro mwinshi, kuribwa umutwe bikabije, kuribwa mu mitsi, kuribwa mu nda. Akose cyane kumva icyorezo mu Kuzi neza ko Faustin avuye muri Uganda. Ase bro, asko amaje kuza. ahanga abashitsi. Virusi ya Marburg. Mu itangazo yanyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter. Hey, Fisto. Mizute Shameze neza? Iki alaye none twabyutse neza. Twabyutse neza uyu munsi kabisa. Twabyutse umunsi wadusekeye. Guki. Ariko manje, nyuma nabwo dutekereza Faustin. Uburyo ameze neza. Ebana mwo mano minsi. Je twavuye kuri WhatsApp. Muri Uganda yaragafasha umuhungu. Mana afite ibice. Ahubwo noneho manje sinzi igihe azaza mu umuhungu wabyirutse neza. Byirutse neza kabisa. Ebana afite amafaranga. Ariko kandi kuri telefone akantu gatoya. Amakuru ashaka kugira cya Marburg tariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2024. Uyu munsi hapfuye umuntu umwe yongera kuri abandi 9 kandi umunsi wa none handuye abandi bantu babiri. Kandi n'ukuri no virusi yaje duhitana. Ibisi bimaze imasi byo kwica ubwonko wapfuye n'ukuri no virusi yaje duhitana pe. Ushaka kubyumva. Urita virusi ko bari kwivuga ndi kumva hano ifite ubukana. Wapi mari byo kumbuga umuntu abari kwishakira amafaranga n'amafaranga reba nawe ubwirukura ari amafaranga. None tuvuye ko uyu munsi hapfuye umuntu. Mwese nabwo kubibona. Ahora ko mutari kubyumva njye kuri boutique njye guhaha hanze duteke ariko abantu bitekerezaho kabisa. Bazagufata mu bwongo. Yarawe kabisa ubitekerezo njye kuri boutique. Akose cyane kumva icyorezo mu Marburg se bura ni iki cyorezo cyitwa Marburg cyaje mu Rwanda cyangwa mu gihugu cyo ari cyo cyose. Byose njye ntabwo mbyitayeho. Ubukaraba intoki ngo ni kwirinda. Njye ntabwo nakwita ko ibyo bintu byose ngo nkaraba intoki bura ibintu byo kumvuna ngera ahantu ngo nkaraba intoki hanze nkaraba intoki ngo kwirinda ikiza Marburg. Reka sha. Hando abahanda rwaniga ko ndamuntu no muhazaga hando rwaga n'ikiwe ndashaka zajya narakinira amazi saka biri kwano ronde baragiye imbere we ibise byo nuko natari ibyatsi byo ngiye gukubu so no kumagara amafirije genda ni undi shaka kuza kunywa icyanga kuza kuntera ikinyabwo. Aho kujya kwitegura utabona aje agasamusa buri Teo Karama papa wino se ko mutari kwitegura ntabwo muzi ko ageze mu nzira ariko oya papa tugiye kwitegura Kanze mpamagarira ahubwo kuko tutamukereje.
meze mute? Meze bite? Kubana. Wahageze? Nahageze. Noneho twagukereje. Ya, nta kibazo n'umwari barayifageze. Ntangane natwe. Wihangane cyane. Jimmy. Jimmy. Karame boss. Bro, ahangaha dufite abashyitsi. Twararike. Yego boss. Uze kwitwararika sibyo? Kandi ukora amasuku hano dore ngibi ntabwo ushaka. Udatinze rero ubundi kugera. Gusa nsanga hano hari amasuku ahagije kandi nawe witwararike ntuzabitare ndetse. Yego boss, ndabikora nta kibazo. So ngaho karibu beno tumanze naruhukira kujyane karibu kabisa tukwakiriza ikisi imbere urasi byangombwa ntacyo nzanira amazi nubona ngo abari bose mufite wanywa pe kamugurire amata ndi ugiye kunywa amata hariya sawa urakoze rero noneho wagenda ukaba ushaka icyo urya ureko muba munananiwe akira abanza manura umucucu nawe twavuye ni kure kabisa uzi kugenda amasaha agera mu 8 urananiwe byo birumvikana ahubwo banza urebe ko nawe ushinga amakuru yo hanze yo hakurya urebye nta ribi nubwo nyine aba ari ubuzima natwe turi aho nta kibazo usibye kubibona nyine nawe urirebe ariko nta kibazo ntacyo dushinze imana natwe rero iyo za Uganda hari haje kohereza ukarara icyorezo siko bidashira Uganda hahageze naho icyorezo hahageze icyorezo ariko bari kugenda bicamo rero birumvikana byo ko nawe buranamyo abagiye kuruhuka oya nta kibazo genda uruke ntacyo turaganira nta kibazo wabona ibyo birumvikana
No, Fisto, urugura turahageze kwa Faustin. Umushito wacu nyine tukumbu. Turahageze, uri kubona avuye hanze afite ibiceri. Afite ibiceri mani none reka turebe ko yadukubita 10 murakemerera neza. Aho kanze gato. Kuzi neza ko Faustin avuye muri Uganda. Aho ne bazanye cya cyorezo cya Marburg mu Rwanda. Ifa uratangiye. Bara gutangira, nta gutangira. Aho tugire tugereyo ariko Nikwisha amacenga kabisa asanga ewana Marburg ayizanye. Je nukomeza kuzana ibintu ubugoryi bwanza gusiga je nigerde je nyene. Aho tugere tujye kumureba ariko. Ariko amakuru yawe yumvise mu gitondo. Ukaba ufite ubwoba. Izo blague zawe ntabwo nzikunda. Kamubwire mwana. Tujye tugira amacenga. Kuko Marburg icyozo gikomeye. Ahubwo tujye kumureba. Shunguzo ujye umwete. Tujye twasubira mu rugo. Sawa. Mbaba ndi noneho sabaki imana bro bigenze ute Damu mezitese ndashaka ko nukamfatira ufu meze gute ari umwashangikise Samani tujukura Faustin man muri kuvuga ngo inde mushuki man tujukura Faustin se ahanga nta Faustin waba mujye gushaka ama Faustin yanyu ho muyashaki utangiye imikino yacu utangiye imikino yawe nabwiye hano nta Faustin yahaba simbazi sinzi ngo muri ibiki mani muhamagara sinzi ibyo mumuzanye nta Faustin yaba reka tumuhamagara ubwo ngubwo nimba banza kubyuka hamagara mugera kemenu ntamwicu ukare ko afana wasonje mugera kemenu rwose ngamubwiye guhamagara ibi sibyo utunwa kwabarenze hamagara guhamagara mugaka muce hano none se ageraga ngo busabe hano mu rugo ajya suhazi mbona ari mfite umushyitsi ntabwo nemba kwe ngo guca inyuma mani umva se ahubwo mamazi nirinde noga intoki kugira ubundi kwirinda Marburg shaka kujya kundira ibiri oya kwirinda Marburg amazi meza n'isabune noge ko mugane sha mu mwanya wa mbeshira ngo ibintu by'ibinyamugi sinzi ukuntu bimeze nawe wakoga intoki wa muhungu mani uwo muco ntabwo ari uwanjye muco ni mwiza turi kwirinda Marburg mugabanye umunwa mwinjire mwinjire ariko ndabona asa n'umuntu ufite ibibazo niba yarwaye waza ukamundebera cyangwa abanyarutsa turebe ndabona asa n'umuntu mwiza cyane umujyi sinzi ibintu byadutse niba ari byo by'ibimara mvaga niba biki dore mwinjira hariya mukomeza kwasaga mwana mukomeza kandi ndaje
Chomere komere cyane. kuri iminsi ra Kuri mese ni sawa tu gake gake. yacagamo nta kibazo Shawapi ariko ntacyo gake gake. ufite sinameze ute Fosta makuru yi asa n'umuhayi ariko akeka nta kibazo sinuretse ko isi bihagije. Najya kumureba mu cyumba cye nta kibazo. ararwaye ararwaye ko nta kibazo tugiye kumureba turi n'ukamererwa ntabwo ndi kumva nanatinze wallahi ariko tugiye kumureba musawa yu Uste Jana yarembye kabisa barwaye amanywa Meze bite sabasa? tumeze neza wakintu cyuko tuza wakintu none uzabyuza uryame mama matinga naze no gusura uretse wa uratadwaye wowe cyangwa tuza bro cyangwa wadari kurashyushye kandi shyushye byadanje kabisa Kinje kibazo se bro. Mungu ararembye. Soka ujya kwa mwana mwana. Wajya muri Madbaga neza neza kabisa. Utungiro kiwa mayikiwo. Aya. Kuri kose. Shoka kwa Madbaga. Hari sindi chama chenga. Kwa musuje nani tujya mu gutoke. Ndagireka mu munaniro mwana. Nagara umunaniro. Kuko ari sinatwe twajya mu kazi tunaniwe. Arabujya tumera. Bano muhungu ari kuruka. Bora byarembye yarembye kabisa. Fusta naniwe mwana abwarga uzenya kavuye kuri. Tutekereza kuri kabisa. Nose yari gutunini twumunaniro kugira ngo agabanye ubukana. Lese Faustin, uri kwiyumva ute kwandi ukora urembye cyane? Namwishe problem. Mikaya ntumva. Umutwe biri kwivanga. Ndi gucibwa mu nda. Bro, shuka amazi. So, ndumva nkaho musotse nta kibazo. No worry. Urumva uri kuribwa he? Ndumva umutwe uri kundya. Imikaya mu mutwe ndumva. Sinzi. Imikaya? Umuriro ni mwinshi. Kumva ufite Ndumva ndi gucibwa mu nda. maze maze igihe kingana gute se byagenze bike? Iminsi nk'itatu ndumva. Iminsi nk'itatu. Urwaye se kumanya igihe kingana gute ko numva no Uriya uyu murwayi aje mu buzima avuye hanze ejo bundi avuye Uganda. Avuye Uganda. Mwiga kicaciwe. Arimo kuntera ubwoba cyane kabisa. Amaze icyumweru buriya avuye Uganda. Gusa nyine yaje ari muzima. Bona ari muzima nta kibazo gusa yamaze iminsi ibiri mbona. Ubwo yararyamye numva sinzi ukuntu ari kuribwa numva ari gutaka cyane. Bo dukurikije n'ibimenyetso tubonye ahangaha nk'abaganga wamusobanurira. Dukurikije rero batwe abaganga so kuvuga yuko turabaganga ubwo nyine usanze uyu mugwayi wawe hari ibimenyetso afite kandi ibyo bimenyetso afite nabyo biri mu cyorezo. Cyane gucibwamo mu nda, umutwe, kubabara mu mikanyare, mbese
n'ibindi nyine bigenda bimugaragaraho nabyo twabibonye ahubwo icyiza twe ikintu tugiye kugufasha ni ukumutegerezayo kwa muganga safa ibyo nibyo nshaka nta bindi kuko ararembye cyane namwe murabibona araryama hariya akadoga cyangwa musanasi yigaraguye yababaye ntabwo atagize ndebera ibi nibyo ntashaka kabisa kanze mamagare ababishinzwe Allo